Yesu ati Yerusalemu Yerusalemu iyaba wari umenye icyaguhesha amahoro ariko none bihishe amaso yawe. Uyu munsi wa none iyi si ya none iyaba yarize icyayihesha amahoro ariko bishwe amaso yayo. Uyu munsi wa none abantu benshi bari gushakira amahoro ahatari, kandi amahoro nyayo aboneka muri Kristo. Mbese amahoro ya Kristo urayafite? Mbese witeguye kubona amahoro ya Yesu? Mbese witeguye guhagarara neza muri iyi si yangijwe n'icyaha ugahagararira ijuru? Ubona nubwo uyu munsi wa none wasigara umeze nk'aho uri wenyine, wakomeza guhagararira ijuru? Mbese uyu munsi wa none ibintu byose biramutse bikuweho cyangwa se kumvaga amategeko y'Imana yakuweho, mbese koko wakomeza ukaba ku rufatiro rw'ukuri? Mbese koko wakomeza ukaba ku rufatiro rw'Imana? Mbese wakomeza kuba indahemuka kugeza ku gupfa? Mbese wakomeza kuba umudendezo ku mudendezo w'ijuru? Mbese wakomeza guharanira agakiza kawe n'akabagenzi bawe? Mbese wakomeza kugaragaza ubwami bw'Imana? Mbese uyu munsi wa none ijuru ryaba ryishimira igitambo cyawe? Tugiye kurebera hamwe icyigisho kivuga ngo kugosorwa. Kugosorwa, ese ni iki kigosorwa? Ubundi kera abantu baherereye mu cyaro cyangwa se abantu bagira abazi ikintu cyitwa urutaro cyangwa se inkoko, nicyo kintu bagosoresha, kandi bagosora kugira ngo bakure imyanda mu byo bagiye gukora cyangwa se mu byo bagiye guteka, cyangwa se niba basaruye tuvuge nk'imirima y'ingano cyangwa se imirima y'amashaza cyangwa se imirima y'ibishyimbo, babinyuza ku rutaro bakabigosora, imyanda ikivangura n'ibyo bakeneye, bityo imyanda bakayitwika. Uyu munsi wa none rero tugiye kwigira hamwe icyigisho kivuga ngo kugosorwa. Mbese ni iki kigosorwa? Mbese hazagosoreshwa iki? Mbese ninde ugosora? Mbese aragosorera hehe? Ikibazo cya mbere ngo ninde ugosora. Aha tugiye gutangirana n'isomo riboneka muri Zaburi ya 19 umurongo waho wa 7 turageza ku murongo waho wa 11. Haranditswe ngo amategeko y'Uwiteka atunganye rwose, asubiza intege mu bugingo. Ibyo Uwiteka yahamije n'ibyo kwizerwa bihumuswa ubwenge. Amategeko y'Uwiteka yigishije araboneye, anezeza umutima. Ibyo Uwiteka yategetse ntibyanduye, bihwejesha amaso. Kubaha Uwiteka kubaha Uwiteka ni kwiza, guhoraho iteka ryose. Amategeko y'Uwiteka ni ay'ukuri, ni ayo gukiranuka rwose. Bikwiriye kwifuzwa kuruta izahabu, naho yaba izahabu nziza nyinshi. Biryohera kuruta ubuki n'umushongi w'inyagu utonyanga. Kandi nibyo bihana umugaragu wawe. Kubyitondera harimo ingororano ikomeye. Ni ukuvuga ngo ahangaha tubonye amategeko y'Uwiteka. Aya mategeko y'Uwiteka tubonye yuko amategeko y'Uwiteka atunganye rwose, kandi aya mategeko y'Uwiteka asubiza intege mu bugingo. Kandi aya mategeko y'Uwiteka asubiza intege mu bugingo ni amategeko batweretse yuko ngo biryohera nk'ubuki, ngo kandi ngo bikamera nk'umushongi w'ibinyagu. Abantu bazi ibintu bijyanye n'inzuki, iyo abavumvu bagiye guhakura, hari ikintu bakuramo cyitwa ibinyagu. Ibi binyagu nibyo bashyira ahantu bakarambika ahantu ukaba uzabonamo wa mushonge w'ubuki. Kandi ibi binyagu uyu munsi wa none ntabwo bihita uko iminsi igenda irushaho, uko kigenda kirushaho gutinda niko kigenda kirushaho kugira kikaryoha, kikazana uburyohe, kigakomeza kuba gifite ubwiza. None rero uyu munsi wa none ngo amategeko y'Uwiteka aratunganye. Aya mategeko y'Uwiteka atunganye rero ni ukuri, mu by'ukuri nk'umutegetsi w'ikirenga w'isi n'ijuru yatanze amategeko ye kugira ngo abantu bayagenderemo, kandi aya mategeko nibayagenderamo babashe kubona ibyiza byayo. Kandi aya mategeko y'Uwiteka yagombaga gusubizamo intege mu bugingo uyumvira wese. Mbega ibyiza, mbega ibintu by'agaciro kenshi buri wese yakwifuza kuba yagira. Uyu munsi Uwiteka ibyo yategetse ni byiza, kandi Uwiteka ibyo yatanze ni byiza. Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishima. Niyo mpamvu dukwiriye kwishimira agakiza Uwiteka yaduhaye, kandi aka gakiza Uwiteka yaduhaye ni agakiza k'iteka ryose, kandi agakiza k'iteka ryose Uwiteka yagatangiye ubuntu. Uyu munsi wa none Imana yatanze Yesu Kristo kugira ngo aze acungure njyewe, acungure wowe, acungure umunyabyaha wari wagiye kure y'Imana. Kandi uyu munyabyaha yagombaga kongera kwegerezwa Imana, kubera ko hari habayeho skandale, hari habayeho ikibazo cyari cyatumye umunyabyaha atandukanywa n'ijuru. Ariko nanone Imana ireba umunyabyaha imugirira impuhwe. Kubwo kumugirira impuhwe, Imana irongera imusubizamo imbaraga binyuze muri Yesu Kristo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro.
noneho rero iyo dusomye mu Baroma igice cyawo cya 7 ku murongo wa 12, noneho amategeko ni ayera ndetse n'itegeko ryose ni iryera rirakiranuka kandi ni ryiza. Noneho amategeko ni ayera ndetse n'itegeko ryose rirakiranuka kandi ni ryiza. Mu yandi magambo, amategeko yose Imana yatanze ni meza, ni amategeko yo kuturinda, ni amategeko yo kutugota, ni amategeko atuma umuntu wayo abaho anezerewe, kandi ni amategeko adutangira kugira ngo tutajya mu bibi. Iyo dusomye muri Zaburi 119 umurongo 152, Zaburi 119 umurongo 152, haranditswe ngo uhereye kera namenyeshejwe n'ibyo wahamije yuko wabikomeje iteka ryose. Uhereye kera, uhereye cyagiye cy'abasokuruza ukaza ukageza muri iki gihe, namenyeshejwe n'ibyo wahamije yuko wabikomeje iteka ryose. Reba ibyanditswe muri Bibiliya, urebe ukuntu abantu b'Uwiteka bagiye bakomeza amategeko ye kandi bakagira amahoro. Reba umuntu witwa Salomo ngo igihe cyose yubahaga amategeko y'Imana, ngo ibintu bye byagendaga neza. Salomo ngo igihe cyose yubahaga amategeko y'Imana, Salomo ngo yagendanaga n'ijuru, Salomo ngo yakoraga iby'ijuru rishaka. Ariko igihe Salomo yishakiraga, Salomo igihe kandi yari yarabwiwe yuko umuntu uzimikwa ngo abe umwami wa Isirayeli yagombaga kwirinda abagore. Ariko Salomo iki ngiki ntabwo yakirinze, ahubwo Salomo yaje kwisanga iki ngiki aricyo cyaha cyamubase. Bityo Salomo yisanga ari kure y'Imana, Salomo yisanga kandi ntabwo yahise agerayo, ahubwo ni ruto. Salomo yaje kwisanga uyu munsi yagize gute? Yatandukanye n'Imana. Iyo turebye umwami Dawidi igihe cyose yagendanaga mu mategeko y'Imana, Dawidi yabaye amahoro. Igihe cyose Dawidi yari ku ngoma akagenda n'Imana yabaye amahoro. Ariko reka turebe igihe Dawidi icyaha yakoze, Dawidi yishe itegeko ry'Imana. Dawidi ikintu cya mbere yarebye umugore wa Uriya. Kumureba nta kibazo cyari kibirimo, ahubwo Dawidi yaramurebye, arangije kumureba Dawidi arakomeza amuhanga amaso. Mu kumuhanga amaso, Dawidi arakomeza aratekereza. Dawidi ageza no kubaza ngo ese uriya mugore ni uwande? Dawidi mu kurenza aho, Dawidi yifuza kuryamana na Mukawuriya. Dawidi amaze kuryamana na Mukawuriya, icyaha cyari kimaze kugera muri Dawidi, kandi nyuma yo kwica itegeko ry'Imana nta kindi cyagombaga gukurikiraho, n'ibindi byose byarakurikiranye. Bityo Dawidi biza kurangira atumyeho n'umuntu wari wagiye ku rugamba ngo agaruke mu rugo, kandi umuntu ataragombaga guta urugamba ngo agaruke mu rugo. Umuntu witwa Uriya yavuye ku rugamba asubira mu rugo. Reka duhurire mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cyaho cya 11, turebe ikintu Dawidi yakoze. Dawidi ikintu cya mbere yagombaga gukora, Dawidi yagombaga kujyana n'abandi ku rugamba. Ariko Dawidi ntabwo yagiye mu mwanya yagombaga kuba arimo, ahubwo Dawidi ubwo abandi bajyaga ku rugamba, Dawidi we yisigariye iwe. Gusigara kwa Dawidi byamubereye amateka mabi, byatumye Dawidi aba umuntu usuzuguritse mu bwami bw'ijuru. Dawidi byatumye akora icyaha ndengakamere. Dawidi byatumye, reka dusome umurongo wa mbere. Nuko umwaka utashye, mu gihe abami batabariraga, Dawidi atuma Yowabu n'abagaragu be n'Abisirayeli bose barimbura Abamoni kandi bagota Iraba. Ariko Dawidi we yisigarira i Yerusalemu. Bukeye nimugoroba, Dawidi yibambuye ku gisasiro cye, aza agendagenda hejuru y'inzu y'umwami, maze ahagaze hejuru abona umugore wiyuhagira. Yari umugore mwiza w'igikundiro. Dawidi amubonye atuma kubaririza uwo mugore uwo ari we, maze aramubaza ati atumiza kubaririza uwo mugore uwo ari we. Dawidi akimara kubona uwo mugore, Dawidi ntabwo byarangiriye, ahubwo Dawidi yagize amatsiko yo kumenya uwo mugore uwo ari we. Dawidi ayo matsiko yo kumenya uwo mugore uwo ari we ntabwo yarangiriye aho, ahubwo Dawidi yashatse no kuryamana n'uwo mugore. Dawidi yaramubonye. Dawidi ikintu yakoze nuko Dawidi yohereza intumwa zimuzaniwe
bararyamana kuko yari yitunganije akiza imyanda maze asubira iwe. Dawidi aramuhamagara bararyamana. Dawidi ahangaha yari yishe itegeko ry'Imana rya karindwi, kandi iri tegeko ry'Imana rya karindwi ribuzanya abantu gusambana. Dawidi rero we yari amaze kugira gute? Yari amaze konona ingeso ze, kandi kuba yari amaze kwica itegeko rimwe nk'uko tubibona muri Yakobo aravuze ngo uwishemo na rimwe aba yacumuye yose. Dawidi ntabwo byarangiriye ahangaha, ahubwo Dawidi nawe yarakomeje, noneho urugendo rwe rurakomeza. Dawidi atumaho akimara kubwirwa yuko umugore yamubwiye yuko atwite. Dawidi atumaho uyu mugaragu, atumaho uyu nguyu, amutumaho ati ngwino usubire iwawe, ibintu ni amahoro, butaye urugamba. Dawidi yashatse yuko Uriya ata urugamba, ariko Uriya reka urebe icyo Uriya yakoze. Dawidi, reka tugende ku murongo wa 6. Hanyuma Dawidi atuma kuri Yowabu ati nyoherereza Uriya w'umuheti. Nuko Yowabu yohereza Uriya kuri Dawidi. Uriya ageze kwa Dawidi, Dawidi amubaza ko Yowabu n'ingabo bameze, amubaza n'amakuru y'intambara. Maze Dawidi aramubwira ati manuka ujye iwawe woga ibirenge. Nuko Uriya ava ibwami, maze bamukurikiza igaburo rivuye ku mwami. Mbese iri gaburo ryari igaburo ry'amahoro? Mbese iri gaburo bakurikije uyu Uriya? Mbese iri gaburo bakurikije Uriya? Mbese utekereza ko ryari igaburo ryiganjemo n'ibintu byatuma Uriya yagira gute? Uriya yateshuka ku Mana? Ryari igaburo ryari gutuma Uriya yibagirwa urugamba asize inyuma, kuko hari harimo na vino. Ryari igaburo ryagombaga gutuma Uriya adatekereza ngo amenye ibyo asize inyuma. Ariko kandi Uriya, reka turebe ibyo Uriya yasubije. Ariko Uriya, umurongo wa 9, Uriya yiranira n'abagaragu ba shebuja bose baraririye ku muryango wa kambere y'ibwami, ntiyamanuka ngo ajye iwe. Babwiye Dawidi ko Uriya atagiye iwe. Dawidi niko kubaza Uriya ati mbese nuvuye ku rugendo niki cyakubujije kujya iwawe? Uriya asubiza Dawidi ati isanduku y'Imana n'Abisirayeli n'Abayuda barara mu ngando, kandi databuja Yowabu n'abagaragu ba databuja bategereje ku gasozi, naho njye nigira iwanjye, njye kurya no kunywa, niryamire n'umugore wanjye. Oya, ndahiye ubugingo bwanjye, ndahiye ubugingo bwawe ukuramye, sinkora bene ibyo. Dawidi uyu munsi wa none, Dawidi akoresheje ikintu cyatuma nibura ngo icyaha cye nibura arebe ko cyahanagurwa. Dawidi akoresheje amanyanga yose ngo arebe ko nibura iki cyaha cyo gutera umugore wa Uriya inda, Uriya najya mu rugo akaryamana n'uyu mugore, iyi nda iritirirwa nde? Iritirirwa Uriya. Kandi uyu munsi wa none hari abantu bakora nka Dawidi. Uyu munsi wa none hari abagabo bamwe, hari n'abasore bamwe batera abakobwa cyangwa se abagore b'abandamada, bakabigenza nk'uko Dawidi yabigenje, bakavuga bati uzagenda uvuga kanaka kari waguteye inda, njyewe ndaguha ibiguzi byose ushaka, ariko ntuzegere ugaragaza yuko ari njyewe waguteye inda. Ariko bakirengagiza yuko hari Imana ishobora byose kandi ireba byose. Abo ngabo bananirwa kwihana ku Mana kugira ngo basabe Imana imbabazi bababarirwe, ahubwo bagashakira impongano y'icyaha cyabo bakishakiye, bagashaka gukora icyaha ngo bakigereke ku bandi. Uyu munsi Dawidi yageretse icyaha kuri Uriya, ariko Uriya yarebye ikintu cyitwa isanduka y'Uwiteka. Isanduka yari ibibitswemo amategeko, areba abandi aho bari. Uriya aravuga ntabwo nahangara rwose kuba nakwigira iwanjye ngo ninezeze nkora ibintu biteye gutya, kandi abandi bari ku rugamba. None ubwo njyewe naba maze iki? None ubu njyewe naba ndi umugabo ki watabaranye n'abandi nkabata ku rugamba nkaza kwinezeza iwanjye? Ariko twibuke ko Dawidi we yari yisigariye iwe, kandi abandi bari bagiye ku rugamba.
reka nkubwire inshuti yanjye, Uriya amaze gusubiza Dawidi yashatse ikintu cyose yakora. Umurongo wa 19, umurongo wa 11 n'uwa 12, Uriya asubiza Dawidi ati, isanduku y'Imana n'Abisirayeli b'Abayuda barara mu ngando, kandi databuja Yowabu n'abagaragu be databuja bagerereje ku gasozi, naho njye nigira iwanjye njye kuryama no kunywa, niryamire n'umugore wanjye. Oya, ndahiye ubugingo bwawe ukuramye, sinakora bene ibyo. Dawidi abwira Uriya ati, sibira hano uyu munsi, ejo nzabone kugusezerera. Nuko Uriya asibira i Yerusalemu uwo munsi na bukeye. Dawidi aramuhamagara, ararya aranywa, amuri imbere aramusindisha, maze nijoro arasohoka ajya kwiryamira ku buriri bwe hamwe n'abagaragu ba shebuja, ntiyarushya atarabukira iwe. Reka nkubwire, uyu munsi wa none Uriya nubwo bamuhaye inzoga, ntabwo Uriya zegeze zimukuramo ibyari mirimo. Uriya uyu munsi wa none ni ikigero cyiza uyu munsi cyacu, ko nubwo iyo umuntu yamaze kwakira amategeko y'Imana, ibyo bakora byose ku mubiri we ntacyo byaba bivuze, ahubwo uyu munsi wa none uyu muntu azaba afite neza intego n'umugambi by'icyo ashaka kugeraho. Uriya yari afite intego y'urugamba yari ariho, ntabwo yari afite intego yo gutaha ngo ajyiwe, ahubwo Uriya yari afite urugamba agomba kurwana. Mbese wowe urugamba urwana ni uruhe? Mbese wowe uyu munsi wa none amategeko y'Imana wabasha kuyarwanirira? Mbese uyu munsi wa none wabasha kurwanirira Imana? Mbese uyu munsi ko tubona Uriya arwanirira ubwoko bw'Abisirayeli, kandi Dawidi nk'umurinzi wabwo, nk'umwami wabwo, ahubwo we yatumye n'uwari uri ku rugamba ruta. Kandi na Dawidi ubwe ntabwo yagiye ku rugamba, ahubwo yisigariye mu gukora icyaha. Ahubwo Dawidi uyu nguyu yisigariye ku rugo, yisigariye mu kunezeza irari ry'umubiri we. Uyu munsi wa none tubona abantu benshi bajya no mu nsengero, nta kindi kibajyanye usibye kunezeza irari ry'imibiri yabo, nta kindi kibajyanye usibye kureba abakobwa beza n'abagore beza, nta kindi kibajyanye. Ariko uyu munsi wa none wagakwiriye kujya mu rusengero ugiye kwihana, ndetse ugiye kubana n'Imana, ndetse no kuyisaba kuzaga ubugingo buhoraho. Uyu munsi wagakwiye kujya mu rusengero ujyanywe no guterana kwera, atari ikindi kintu kikujyanye ukava mu rugo ufite umugambi ukujyanye guterana. Uyu munsi wa none abantu bajya gusenga kugira ngo barebe uko bambaye. Uyu munsi wa none abantu bajya gusenga kugira ngo barebe ibyo bamaze kugeraho. Ntabwo agakwiye kujyana ku rusengero, ahubwo agakwiye kujyanwa ku rusengero no kugira ngo umenye neza niba koko mugifitanye isano n'abandi mufitanye urugendo. None Dawidi akuye umuntu witwa Uriya ku rugamba, kandi Dawidi agomba gufatanya n'abandi urugamba. Mbese wowe nta bantu urimo ukura ku rugamba? Mbese uyu munsi wowe nta bantu urimo utuma bava ku rugamba rw'Uwiteka? Nta bantu urimo ugusha kugira ngo bagwe mu cyaha? Kandi byasoje Uriya apfuye. Mbese uyu munsi wowe urebye nta bantu urimo ushaka yuko bagwa ku rugamba? Mbese uyu munsi wowe nta bantu wakuye ku rugamba? Niba hari umuntu wakuye ku rugamba, haracyariho ibyiringiro, kuko Dawidi tubona yuko bitarangiriye aho ngaho, ahubwo Dawidi yeretswe icyaha cye, Dawidi arihana. Niba nawe uyu munsi rero hari ibyo wakoze, cyangwa se hari umuntu waba waragushije, cyangwa se hari umuntu waba waravushije ubugingo, cyangwa se hari umuntu waba waratubye ava mu byizerwa, haracyariho ibyiringiro byo kuba wasaba Imana imbabazi, Imana ikakubabarira, kandi ukazabona ubugingo buhoraho. Amategeko y'Uwiteka aratunganye kandi asubiza intege mu bugingo. Turimo turiga icyigisho kivuga ngo kugosorwa. Dawidi uyu aragosowe, akuwemo. Dawidi uyu munsi wa none agosowe n'ikintu cyitwa umugore wa Uriya. Dawidi wari umwami ukomeye, aryamanye n'umugore w'umugaragu we. Mbese uyu munsi wa none nta mupasitoro cyangwa nta mwigisho uryamana n'umugore w'umukristo we? Mbese uyu munsi wa none nta mukoraliste uryamana n'umugore w'umwizera basengana? Mbese uyu munsi wa none ni abantu bamaze gusenya ingo z'abandi?
nyamara bagakwiriye kuba biyitirira izina rya Kristo. Ariko reka dushimire Imana, haracyariho ibyiringiro nshuti yanjye by'uko wababarirwa. Amategeko y'Uwiteka aratunganye rwose kandi asubiza intege nke mu bugingo. Uyu munsi wa none amategeko y'Uwiteka nubwo wayishe, ariko haracyari umuntu usubiza intege mu bugingo bwa Yesu Kristo. Mu by'ukuri uyu munsi wa none iyo tukomeje tureba amategeko y'Uwiteka, tukagenda tukareba ukuntu amategeko, ikintu cyose Imana yari yaragishyiriyeho kugira ngo kigire itangiro ndetse kigire n'iherezo. Imana yaragiye itanga ibintu byose ku musozi wa Sinayi. Imana yahaye amategeko ubwoko bwayo bwagombaga gukurikiza, kandi yagombaga kubayobora akababera urufatiro rw'ingoma y'ijuru. Bakamenya Imana iyo ariyo, bakamenya n'umuyobozi wabo, bakamenya icyo akunda ndetse n'icyo yanga. Amategeko atwereka urukundo rw'Imana. Nshuti yanjye, hamwe twarebye muri Zaburi ya 19:7, amategeko y'Uwiteka aratunganye rwose. Aya mategeko adusubizamo intege. Iyo turebye mu mubwiriza igice cyaho ni icya 12 umurongo waho wa 14, ho hatwereka ngo Imana izazana umurimo wose mu rubanza n'igihishwe cyose, ari icyiza ndetse n'ikibi. Imana imaze kubona yuko abantu bacumuye ku mategeko yayo, Imana imaze kubona yuko yatanze ndetse igatanga n'andi mahirwe, igatanga Yesu Kristo kugira ngo apfe mu cyimbo cy'umunyabyaha, kugira ngo abature wa muntu wari wabaswe n'amategeko, kugira ngo uyu muntu abone yuko amategeko asorozwa muri Yesu Kristo. Ariko uyu muntu yanze kwakira amategeko y'Imana, azagerwaho noneho hari urubanza, kandi uru rubanza rugomba gucirwa abantu bose baremwe bose bari munsi y'ijuru. Uyu munsi nshuti yanjye ndagira ngo nkubwire ngo dufite amahirwe, dufite n'ibyiringiro, twahawe ibintu byose byangombwa by'uru rugendo rugana mu ijuru. Uyu munsi nta kintu na kimwe Imana yagiye ihisha abagaragu bayo, kandi nta kintu na kimwe Imana itatanze. Uyu munsi wa none amategeko y'Uwiteka yagakwiriye kuba yanditswe mu mitima yacu. Amategeko y'Imana twagakwiye kuba ari nk'indorerwamo twireberaho kugira ngo tumenye neza aho duhagaze. Amategeko y'Imana niyo atwereka urukundo, kandi urukundo rutarondoreka. Amategeko y'Imana aduhishurira urukundo rw'Imana, kandi amategeko y'Imana ni meza, aratunganye, kandi asubiza intege mu bugingo. Aya mategeko y'Imana igituma ubwiza bwayo, dore ngubu amategeko y'Imana iyo turebye muri Matayo igice cya 22 guhera ku murongo wa 37 kugera ku murongo wa 40, nawe aramusubiza ati, asubiza umufarisayo, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. N'irya kabiri rihwanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda.
muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuririraho. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none Satani nawe akubitira abantu ahangaha ngo urukundo rw'Imana nirwo dukwiriye kuda. Yego urukundo rw'Imana, ariko ntushobora gukunda Imana udakurikiza amategeko yayo. Ntabwo ushobora kumbwira ngo urakunda umuntu ariko wanga imico ye. Ntabwo ushobora kumbwira ngo urakunda umuntu ariko ukavuga ngo uyu muntu yaba atakoraga ibi ngibi. Uyu munsi wa none amategeko y'Imana niyo agaragaza imico y'Imana. Amategeko y'Imana niyo agaragaza urukundo Imana ikunda ikiremwa muntu. Amategeko y'Imana niyo ni uruzitiro rutangira kujya mu bibi. Kandi amategeko y'Imana, impamvu Yesu yashyize amategeko abiri, ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose. Uramutse ukundishije Uwiteka umutima wawe wose, uyu munsi Imana ntiyakubwira ngo ntukagire izindi amaso yawe kuko waba ukunda Imana. Ntabwo Imana yakwiriye kwibutsa ngo ntugasenga ibishushanyo cyangwa ntukabyikubita imbere, kuko waba uzi neza ukwiriye gusengwa ari we. Waba uzi neza ko ukwiriye gusengwa ari Imana yaremye ijuru n'isi. Ntabwo wavugira Imana mu busa, ntabwo warara izina ry'Imana mu busa, kuko waba uzi ko indahiro iyo ari yo yose ivuga Imana cyangwa se kuvuga izina ry'Imana mu bitari ukuri nabyo ari icyaha. Uramutse umunsi wa none uzi neza urukundo rw'Imana, uzi neza yuko amategeko y'Imana ari urukundo rwayo, waba uzi neza n'itegeko ry'isabato, waba uzi neza kuko Imana avuze ngo wibuke wakweza umunsi wa karindwi nk'uko biboneka mu Kuva igice cya 20. Hari amategeko Mose yahawe ari ku bisate bibiri. Ayo mategeko rero ku bisate bibiri, igisate kimwe cyari amategeko ahuza umuntu n'Imana, ikindi cyari amategeko ahuza Imana n'abantu. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ukunde mugenzi nk'uko wikunda. Uyu munsi wa none uramutse ukunda mugenzi nk'uko wikunda, ntabwo wakwanga kumvira ababyeyi bawe. Ntabwo uyu munsi wa none wakwanga kumva yuko ababyeyi bakubyaye, ngo uyu munsi wa none wumva yuko ababyeyi nta kamaro bafite. Uyu munsi wa none ntabwo wakwiriye kubwirwa ngo ntabwo wakagiye kwica mugenzi wawe cyangwa se ngo wange mugenzi wawe kuko wanga mwene se tubona yuko birivuga yuko ari umwicanyi. Uyu munsi wa none ntabwo wagakwiriye gutekereza gusambana, kuko gusambana tuzi neza yuko ukora icyaha cyo gusambana. Icyaha cyo gusambana ni icyaha gikorerwa imbere, ni icyaha cyonona ubugingo. Uyu munsi wa none nta muntu wakubwira ngo uyu munsi wa none ntabwo wakwifuza ibintu bya mugenzi wawe kugeza naho wamubuza ubugingo. Uyu munsi wa none tubona Dawidi yifuza umugore wa Uriya, kandi ibi byasojwe no kubuza Uriya kubaho. Byasoje Dawidi yishe Uriya. Uyu munsi wa none abantu benshi bafitiye amashyara abandi. Uyu munsi wa none ntabwo byagakwiriye kuba uyu munsi wa none hariho amadini angana gutya, hariho urudubi rungana gutya. Uyu munsi wa none tuba dukunda Imana twese, tuba koko dukurikiza n'amategeko yayo, kandi tuba tuyoborwa na Bibiliya, kandi uyu munsi si akaba ifite amahoro. Ariko impamvu uyu munsi wa none imivurungano n'imidugararo biriho ni ukubera ko Satani nawe yaje ashaka kurwanya Imana, kandi Satani nawe afite abayoboke. Uyu munsi wa none wagakwiriye kuba ukunda Imana, ntabwo wakwiriye kuba ufata imibiri yawe ngo ukoreshe icyo utagenewe. Wumve ko umugabo akwiriye kuryamana n'undi mugabo, umugore akwiriye kuryamana n'undi mugore, ngo wumve yuko ibyo ari amahoro, ahubwo ni amahano yagwiririye iyi si. Kandi Imana izarimbura Babuloni, kandi Babuloni yateretse amahanga yose inzoga, kandi ngo nizo ruba rw'ubusambanyi bwawe. Uyu munsi wa none ni ubusambanyi bubera mu by'umwuka. Uyu munsi ntiwakabaye uhamagarira abantu kugomera Imana, kandi neza ubizi yuko imbaraga ukoresha atari imbaraga y'Imana, ahubwo ari imbaraga ya Satani, nk'uko Simoni Magusi yabigenje. Turebye mu byakozwe n'igice cya 8 tukareba ibyo Simoni Magusi yakoresheje. Simoni Magusi uyu nguyu, Simoni ngo yari umuntu wari warayobeje Abasamariya, bayobesha n'ibitangaza byakoraga. Kandi uyu Simoni, reka turebe, uyu Simoni ngo yari umuntu wakoraga ibitangaza. Abantu bari baratangariye cyane. Igice cya 8 guhera ku murongo ahari wa 9,
umurongo wa 9 ibya Simoni umukonikoni. Iyo uvuze umukonikoni ni umupfumu. Simoni yakoreshaga ubupfumu bwe akereka abantu yuko arimo abakorera ibitangaza. Hari umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni wabaga muri uwo mudugudu agatangaza ubwoko bw'Abasamariya akiyita ukomeye. Baramwumvaga bamwitayeho bose, abakomeye n'aboroheje bati uyu muntu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye. Ari abakomeye n'aboroheje, abo bantu baramutangaraga, ariko yakoreshaga ubupfumu n'ubukonikoni. Uyu munsi wa none ibitangaza biri korwa uyu munsi, abantu bica amategeko y'Imana, ntabwo ari ibitangaza bishingiye ku byanditswe byera, ni ibitangazwa bishingiye ku tundi tuntu abantu bihimbiye. Ni nk'ibitangaza byakorewe muri Egiputa igihe Mose yabwiriwe gukora ibitangaza imbere ya Faraho, n'abakonikoni bo muri Egiputa nabo bakoze ibitangaza nk'ibyo. Kandi ni ibintu uyu munsi wa none reka dushimire Imana yuko nta kintu na kimwe itaduhaye mu ijambo ryayo, ahubwo Imana abantu bazajya bagosorwa n'ibyo bakora, abantu bazajya bagosorwa na Bibiliya bashungure ibereka yuko umurongo barimo atariwo. Uyu munsi niyo abantu bizeraga Bibiliya bakagendera ku byanditswe byera nk'uko bivugwa muri Bibiliya, abantu bose bagakwiriye kuyoboka Bibiliya, kandi Bibiliya ikabaha umurongo ngenderwaho, ikabaha umurongo wo gufatiraho ubutumwa bwiza, kandi ikabaha umurongo wo kwigishirizaho ibyanditswe byera. Ariko uyu munsi ntabwo abantu bashaka kwiga ibyanditswe byera, kubera ko ibyanditswe byera biciraho iteka ibyo wakora ndetse n'ibyo babamo. Ariko uyu munsi Imana irahamagarira ubwoko bwayo kongera kuyiramya, kongera kumenya yuko Imana ari ikwiriye kuramya kandi ikwiriye icyubahiro. Uyu munsi Imana irashaka kugarura abantu ku rufatiro rw'amategeko yayo, kuko amategeko yayo tubona yuko atarushya. Amategeko yayo gukunda Imana no gukunda bagenzi bacu. Uyu munsi umuntu arakubwira ngo ntabwo ngomba gukunda abantu, ntabwo wakunda umuntu wanga Imana, ntibisho. Imana ni mbere na mbere tugomba kubanza ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose tukabyongererwa. None rero nubanza umuntu uzaba ucuritse ihame ry'Imana. Satani atuma abantu bacurika ihame ry'Imana, kubera ko Satani iteka ihame ry'Imana aricurika, nk'uko yabwiye Eva muri Edeni akamubwira ngo gupfa ntimuzapfa, kandi Imana yarababwiye ngo nimukiryaho muzapfa. Eva yari azi neza icyo Imana yababujije, kandi yanagisubiyemo arongera avuga ngo ntituzanagikoreho, kandi Eva yari azi neza icyo kintu icyo bivuga. Uyu munsi abantu bacumura ku Mana kandi bazi neza icyo Imana yahamije. Uyu munsi nta muntu utazi ikintu cyitwa isabato, kandi uyu munsi abantu barayirengagiza kandi bakavuga ko bagana mu nzira igana mu ijuru. Ndagira nkubwire uyu Simoni Magusi, twisubire mu byakozwe n'intumwa. Simoni Magusi uyu nguyu yatangarirwa n'abakomeye. Icyatumaga bamwitaho ni uko uhereye kera yajyaga abatangarisha ibyo bukonikoni bwe, ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza Filipo ababwira bw'umwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo, barabatizwa abagabo n'abagore. Simoni ubwe aremera, kandi amaze kubatizwa agumya kubana na Filipo. Abonye uburyo akora ibimenyetso n'imirimo ikomeye arumirwa. Simoni nawe yarabatijwe kandi akomeza kubana nande, akomeza kubana na Filipo, kandi yumvise ubutumwa bwiza, ariko yabatijwe ataragize gute, atarihanye. Uyu munsi hari abantu benshi babatizwa batarihanye, kandi ngo kubatizwa utarihanye ni uguteta mu bikomeye bitazabura kugukoraho. Uyu Simoni Magusi ndagira ngo ubwire ngo ikintu cyaje kumukoraho nuko yanze kwakira imbaraga y'Imana ngo imuhindure, ahubwo agakomeza kibera muri bya bindi bye. Uyu munsi abantu benshi barashaka kwibera mu byabo, ntago bashaka guhindukira Imana, ntago bashaka gukurikiza amategeko y'Imana, kuko amategeko y'Imana atandukanye n'iby'imitima yabo yibwira. Uyu Simoni Magusi rero nuko intumwa zari Yerusalemu zumvise yuko Abasamariya bemeye ijambo ry'Imana, zibatuma Petero na Yohana, nabo basohoreyeyo barabasabira ngo bahabwe umwuka wera. Barasabira ngo kuko hari hataragira n'umwe wo muri bo
amanukira, ahubwo bari barabatijwe gusa mu izina ry'umwami Yesu. Nuko barabambikaho ibiganza bahabwa umwuka wera. Ariko Simoni abonye yuko barambitsweho ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera, azizanira ifeza. Umva nawe ikintu Simoni yakoze. Simoni abonye yuko abandi barambitsweho ibiganza, Simoni arebye ibirimo bikorwa, Simoni navuga ati nanjye ibi bintu nabikora mu mbaraga zanjye bwite, nanjye ibi bintu nabikora ndabishoboye, kandi natanga amafaranga kugira ngo bampe kuri iyi mbaraga y'Imana. Ntabwo imbaraga y'Imana isaba kuba ufite amafaranga, ntabwo imbaraga y'Imana isaba ikindi kiguzi cyose. Imbaraga y'Imana isaba kuba wizeye amaraso ya Yesu Kristo, kuba wizeye yuko Yesu Kristo ari umwami wawe, kandi Yesu Kristo ari wapfuye akazuka, kandi azanaguha n'ubugingo buhoraho ubwo azaba agarutse. Imbaraga y'Imana rero niyo ikura umunyabyaha hahandi yarohamiye, ikamuzamura, ikamugeza ku bugingo. Iyi mbaraga y'Imana nicyo kintu uyu Simoni yanze kwakira, maze Simoni azana ikintu cyitwa amafaranga. Uyu munsi abantu benshi barimo barajya kugura imbaraga yo kugira ngo bakore ibitangaza. Uyu munsi abantu benshi barakora n'imyuka y'abadayimoni aho kugira ngo bakore n'imbaraga y'Imana. Ko Simoni yari yariziritse ku myuka iyobya, ku mbaraga y'ubukonikoni, kandi akabatizwa ntabireke, niko na n'uyu munsi wa none. Ariko nta muntu wajya kugura imbaraga ku Mana, ahubwo nuko hari ijambo wabwirwa uramutse ufite icyo ngicyo. Kandi hari n'abantu bazabwirwa ngo mva imbere sinegeze kukumenya. Ariko Simoni uyu nguyu abonye yuko arambitsweho ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera, azizanira ifeza, arazibwira ati nanjye nimumpe ubwo bubasha ngo uwo nzarambikaho ibiganza ahabwe umwuka wera. Nanjye ndashaka kuri ubwo bushobozi mufite, ariko kandi ndabushaka atari uko nihannye, atari uko naretse bya bindi nabanaga nabyo, ahubwo mbahaye amafaranga yo kugira ngo nanjye ngure umwuka wera, wo kugira ngo nanjye ngire icyo natanga kugira ngo mugire icyo mubona. Ariko rero Petero ashize amanga, Petero arebye uwo muntu, Petero arebye ukwihandagaza kwa Simoni, Petero aramubwira ati fana ifeza yawe, kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza. Ntabwo impano y'Imana iboneshwa ifeza. Nta kintu na kimwe wakora ngo ubone impano y'Imana, nta kindi kintu na kimwe watanga ngo ubone impano y'Imana. Impano y'Imana umuntu ayihabwa kubwo kwizera, amaraso ya ntama w'Imana, kandi kubwo kwakira umwuka w'Imana uhindura umunyabyaha ukamugeza ukamwemeza ibyaha bye, kandi uyu munyabyaha akamenya yuko akeneye imbaraga y'Imana imuhindura kugira ngo umuragwa w'ijuru. Iyi niyo mbaraga yonyine ibasha gutuma umuntu yakora ibitangaza, kandi nta kindi gitangaza nuko abantu bagomba kubwirwa ubutumwa bwiza bw'abamarayika batatu bakava mu byo barimo bagahindukirira Imana. Ariko uyu Simoni, hari abantu benshi bameze nk'uyu Simoni. Uyu Simoni Magusi uko yashatse gukoresha ubwenge bwe, niko n'uyu munsi wa none abantu barimo bashaka gukoresha amafaranga, bakoresha ibitangaza batabitewe n'imbaraga y'Imana, ahubwo babitewe n'ibyo bakora, n'imyuka y'abadayimoni bakorana nayo. Ariko ku musozo abantu bazabona yuko bayobejwe, kandi abantu bazabibona batagifite igaruriro. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo ugenzure neza ibimenyetso, ibitangaza birimo bikorwa muri iyi minsi iheruka, urebe koko mbese ibi bitangaza ni ibitangaza bihuye n'ijambo ry'Imana. Mbese abahanuzi b'ibinyoma bariho? Mbese abahanuzi bose bariho? N'abahanuzi b'ukuri? Ugenzure neza urebe. Sinzi aho usengera. Nanjye uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo imisengere yawe uyigenzurisha ibyanditswe byera urebe. Noneho Petero aramubwira ngo pfana ifeza zawe. Ariko uyu muntu w'Imana arangije aravuga, ariko uyu muntu Petero aramubwira ngo pfana ifeza, nta mugabane haba n'uruta
ufite muri byo, nta mugabane haba n'urutabe ufite muri byo, kuko umutima wawe udatunganiye Imana. Umutima udatunganiye Imana ntushobora guhabwa umwuka wera. Dukeneye kubanza gutungana Imana kugira ngo tubashe kubona imbaraga y'Imana. Uyu munsi wa none niba umuntu yishe amategeko y'Imana akavuga yuko yahawe umwuka wera, ese uwo mwuka wera yawe ukuye hehe? Ko tubona yuko ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha amategeko y'abantu. None uyu mwuka wera uyu muntu yawukura hehe kugira ngo abashe gukora ibitangaza? Ariko tubonye umuntu witwa Simoni Magusi wari uratangaje abantu. Ese imbaraga bavuga ko yayikuraga ku bukonikoni, ntabwo ari imbaraga y'Imana. Nta mugabane n'urutabe ufite muri byo, kuko umutima wawe udatunganiye Imana. Nuko wihana ubwo bubi bwawe, usaba umwami kugira ngo ahari niba bishoboka ibyo wibwira mu mutima wawe ubibabarirwe. Noneho Petero aramubwiye ngo nta kindi gikenewe Simoni, nuko wakwihana. None ubu ufite mu mutima wawe kumva yuko watanga ifeza kugira ngo ugure agakiza, kumva yuko hari ikintu na kimwe watanga kugira ngo ubashe kubabarirwa cyangwa ubashe gukora ibitangaza by'Imana. Nta kintu na kimwe, ahubwo ukeneye kubanza gukura ibiri mu mutima wawe. Ukwiriye kubanza kwihana ku Mana wacumuyeho no kuba wayoboje kugira ngo wakire imbaraga y'Imana. Ariko Simoni aho kugira ngo yihane, ndakureba uri mu birura no mu ngoyi zo gukiranirwa. Uyu Petero arimo aramureba. Petero yamureberaga mu byanditswe byera. Petero yamurebaga mu ishusho y'Imana. Petero akabona uyu muntu aranduye kandi ari kure y'abantu, kandi abantu bose baramutangariraga. Ariko uyu mugabo kugira ngo yihane, ntabwo yihanye, ahubwo hari Simoni aramusubiza ati munsabire umwami. Simoni aramusubiza ati munsabire umwami kugira ngo hatagira ikintu kimbaho mu byo muvuze. Aho kugira ngo yihane, aho kugira ngo ahindukire, aho kugira ngo yemere icyaha, ariko aho kugira ngo uyu munsi wa none abantu bihane, barashaka yuko batagerwaho n'ingaruka z'icyaha. Ingaruka y'icyaha ntabwo yabura kukubaho. Niba warisha amategeko y'Imana, ingaruka y'icyaha uzakomeza kubana nayo, ariko uzaba wica ubugingo buhoraho. Ndagira ngo mbwira inshuti yanjye, ntabwo kuba uyu munsi wa none uri umusambanyi, ntabwo kuba warasambanye ukaza kwakira agakiza bikuyeho ingaruka y'icyaha wakuye mu busambanyi. Niba warabyaye umwana, ntabwo uwo mwana avuyeho. Niba warasambanye ukandura sida, ntabwo iyo sida izabaho, kuko ngo nuko wakira ahubwo imbaraga y'Imana. Wakiriye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buhoraho niyo kuzabona Kristo igihe azaba agarutse. Nshuti yanjye mukundwa, ndagira ngo ubwire ngo uyu munsi wa none abantu bariho baragosorwa, kandi baragosorwa mu byanditswe byera. Ibyanditswe byera bikabashyira ku ruhande, ariko bagakomeza bakimahoroniza, bagakomeza bakaba mu byo barimo. Nyamara ijambo ry'Imana ryaberetse neza yuko umurongo barimo atari ukuri, ariko bagakomeza bagashuka abantu, bakabereka yuko bari mu kuri, ariko bizasoza abantu barimbutse. Bizasoza abantu imbabazi zibarangiriyeho. Bizasoza abantu batagifite igaruriro, kandi baranze kwakira imbaraga y'Imana yagombaga kubahindura. Mbese inshuti yanjye mukundwa, mbese waba warakira imbaraga y'Imana iguhindura kuba umuragwa wa kamere, kuba umuragwa w'ijuru? Mbese waba warakiriye imbaraga y'Imana ikubashisha kwakira ubuntu bw'Imana? Nabo bamaze guhamya no kubwira abantu ijambo ry'umwami, basubira i Yerusalemu babwiriza ubutumwa bwiza mu birorero byinshi by'Abasamariya. Noneho handi Magusi Simoni yari yarayobeje abantu, nabo batangira no kugenda babwira abantu ubutumwa bwiza. Ariko kandi tubonye umuntu washakaga gutanga amafaranga kugira ngo nawe akore ibimenyetso n'ibitangaza. Nshuti yanjye, amategeko y'Imana ni amategeko yatanzwe kugira ngo njyewe nawe atubere amategeko y'umudendezo, atubere amategeko atwereka urukundo rw'Imana, yuko Imana ikunda abantu bose. Niyo mpamvu Imana itegeze iyobanura, niyo mpamvu Imana njyewe uyu munsi wa none itavuze ngo ibi birajya mu bakomeye cyangwa irajya mu bo. N'uvuga ngo abantu bose Imana ibakunda kimwe,
ntawe Imana itonesha, ahubwo ikiramambu twebwe tureba ibijyanye na kamere zacu n'ibyo turarikira, nk'uko Simoni yabirebye akabona nawe arashaka gukora ibyo ngibyo, niko natwe uyu munsi tureba tukavuga ngo uriya ngo nta muntu n'umwe uyu munsi iyaba hari Imana itonesha, hari abantu ntabwo hari abantu bagomba ko, ariko twese twakoze icyaha. Kuba twarakoze icyaha rero ntabwo twakira ubwiza bw'Imana, ahubwo dukeneye kuba imbere ya Yesu kugira ngo aduhanagureho icyaha. Nta muntu n'umwe udakeneye kubana na Yesu, nta muntu n'umwe udakeneye kubana n'Imana kugira ngo Imana imweze. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi twebwe dufite amahirwe yo kureba kuba tubanjirije. Uyu munsi dufite amahirwe menshi kuko dufite abatubanjirije kandi turebera aho baguye. Mbese niye mpamvu twakomeza kugwa aho baguye? Mbese niye mpamvu twatsindirwa aho batsindiwe? Mbese aho batsindiwe twaharebye tukahatsindira? Mbese witeguye kuzasoza neza amateka yawe hano ku isi uhawe ubugingo buhoraho? Mbese nshuti yanjye, noneho Zaburi y'119:165, abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi, nta kigusha bafite. Zaburi y'119 iranezeza cyane, abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi, nta kigusha bafite. Mbese abakunda amategeko y'Imana bagira amahoro menshi kandi muri bo nta kigusha baba bafite, kubera ko amategeko y'Uwiteka aba yanditse mu mitima yabo. Mbese amategeko y'Uwiteka yanditse mu mutima wawe? Mbese amategeko y'Imana yaba yanditse mu mutima wanjye? Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi amategeko y'Imana niyo ndorerwamo Imana itureberamo, niyo atwereka yuko uyu munsi wa none, niyo atwereka yuko twacumuye. Uyu munsi wa none amategeko y'Imana arahagaze kandi ni urufatiro rw'ukuri, ni urufatiro rwereka abantu bose uko bagomba kumenya. Ahubwo umunyabyaha ureba amategeko nk'umutwaro uremereye ni umuntu wica amategeko ushobora kureba ko nta bwiza buri muri ayo mategeko yayo. Ku mutima wa kamere ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none umuntu ureba amategeko y'Imana akayareba nk'ukuntu aya mategeko aremereye, amategeko n'umutwaro, amategeko sinayashobora. Nibyo, amategeko y'Imana uyu munsi wa none umutima wa kamere ntushobora kwitondera amategeko y'Imana. Nk'uko tubona mu Baroma igice cya 8:7, ni ukuvuga ngo umutima wa kamere n'umwanzi w'Imana, ndetse ntushobora kumvira amategeko y'Imana. Niyo mpamvu dukwiriye gusaba Imana kugira ngo umutima wa kamere ubandwe, ahubwo noneho dusigarane umutima wifuza iby'Imana, umutima wemera kwakira iby'Imana, umutima utari wa wundi w'amarangamutima, wa wundi wo kwiyumvamo yuko uyu munsi wa none nahuye n'Imana. Reka rero bikaba ntabwo uyu munsi wa none iyo umuntu yahuye n'Imana, umunsi wa none umuntu arahinduka, kandi iyo umuntu yahindutse nawe ahindura abandi. Ntabwo umuntu yuzura umwuka wera umunsi umwe, ahubwo igihe cyose umwuka wera ahora avugurura wa muntu, ahora amuvugurura, ahora amujyaho, ahora amuzaho, kandi uyu mwuka wera akamusobanura ku rugero rwimbitse, ku rugero rukwiriye. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo amategeko y'Uwiteka, noneho mu Baroma 20, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Akamaro k'amategeko y'Imana rero nako kutumenyesha icyaha. Ariko noneho mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:4 haravuga ngo icyaha nibwo bugome. Mu yandi magambo, uwica amategeko y'Imana bagize gute? Abagomye. Kuko icyaha ari ukugomera iki? Ari ukugomera amategeko y'Imana. Uyu munsi nicyo bituma uyu munsi dukwiriye kwezwa, kandi nicyo gituma uyu munsi wa none dukwiriye gucika ingoyi za Satani. Kandi uyu munsi turi mu gihe kibi gikomeye cy'ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Turi mu gihe Satani ari gukora cyane kugira ngo abantu bazasoze batabonye ubugingo buhoraho, ariko kandi ni igihe Imana iri gukora kugira ngo isireho ikimenyetso ku mbata zayo. Ni igihe Imana iri gukora cyane kugira ngo uyu munsi wa none abana b'Imana babashe kuburirwa, babashe kwerekwa akaga kari mu isi, bityo babashe guhunga umujinya w'Imana ugiye gutera. Babuloni irimo iritenda, inzoga
irengwa, inzoga yarateretswe irimo irashya cyane, kandi iyo nzoga Uwiteka azaza kwimena. Mbese nshuti yanjye, waba witeguye gusoza neza amateka yawe hano ku isi? Mbese nshuti yanjye, waba witeguye kugendera mu butungane bw'Imana? Ubutungane bw'Imana ngo amategeko y'Uwiteka atunganye rwose, asubiza intege mu bugingo. Mbese waba witeguye kwakira amategeko y'Imana ngo agusubize intege mu bugingo? Mbese waba witeguye kwakira urukundo rw'Imana? Kurikiza amategeko y'Imana. Nshuti yanjye, ndagira ngo urebe uyu munyazaburi, ndayikunda cyane. Amategeko y'Imana yahozeho mbere y'uko umuntu abaho. Amategeko y'Imana yahozeho mbere y'uko umuntu aremwa. Amategeko y'Imana tubona no mu isi, tubona Satani ari mu ijuru, tubona yuko n'amategeko y'Imana yari ahari, kuko Satani tubona yuko yari marayika utwikira, kandi marayika utwikira yari umurinzi w'amategeko y'Imana. Satani niwe waje kwica amategeko y'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi none natuma n'abantu bica amategeko y'Imana. Satani azi ibyiza by'ijuru, niyo mpamvu adashaka yuko twazaba mu ijuru. Nshuti yanjye, ndagira ngo ducike ingoyi y'icyaha, kuko ingoyi y'icyaha niyo yazatuma tubura ubugingo buhoraho. Nshuti mukundwa, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none dufite amahirwe, dufite n'amahoro ku Mana ubwo twamaze kumenya ibyo ngibyo. Dufite ibyiringiro bizima, kandi dufite ibyiringiro bishyitse, kuko dufitanye uyu munsi. Uramutse ufitanye amahoro n'ijuru, waba ufite umunezero, waba ufite ibyiringiro bishyitse, kandi waba witeguye gusoza neza amateka yawe hano ku isi. Waba witeguye kuzararwa ubwami bwa Kristo, waba witeguye kugendera mu rukundo rw'Imana. Uyu munsi itegeko ry'Imana rigera kuri iyo migambi ihishwe. Itegeko ry'Imana kandi rigacyaha. Itegeko ry'Imana rigatangira umuntu kwiroha mu bibi. Itegeko ry'Imana ni indorerwamo umunyabyaha akwiriye kwirebamo, akemera kwimenya uko ari ubwe, ndetse atarebeye ku bandi, ahubwo arebeye ku butungane bw'Imana. Itegeko ry'Imana niryo umunyabyaha akwiriye kwigenzurisha, kandi akamenya koko niba yarishe amategeko y'Imana haracyariho ibyiringiro, ntabwo aciriweho iteka. Ntabwo uyu munyabyaha iki gipimo niba yipimye akabona ntakwiriye, hariho Kristo, kandi Kristo uyu munyabyaha agomba kwihana, kandi agasaba imbabazi z'ibyaha bye binyuze mu maraso ya Kristo, ahongerera ibyaha by'umunyabyaha, uyu munyabyaha akababarirwa. Niba rero warishe amategeko y'Imana, cyangwa warishemo na rimwe, nk'uko nabikubwiye muri Yakobo igice cya 2 ku murongo wa 10, umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Nk'uko Dawidi uyu munsi wa none yarasambanye, arangije gusambana, ntago byarangiriye aho, ahubwo yarishe. Uyu munsi niba itegeko rimwe rikuweho, uyu munsi niba abantu barakuyeho itegeko rya 4, n'ayandi yose ntago bashobora kuyakurikiza, kuko itegeko rimwe ubwaryo rirabarega. Uyu munsi niba umuntu yishe itegeko ry'isabato, yishe amategeko yose. Nshuti yanjye, hari abantu bibwira yuko bazajya mu ijuru. Nibyo, hari abantu uyu munsi bataramenya ukuri kw'isabato. Uyu munsi nta rubanza bafitanye n'ijuru, ariko igihe cyose bazaba bamaze gusobanukirwa neza n'ibyanditswe byera, bakamenya n'icyo amategeko y'Imana avuga, bakamenya amategeko mu bwenge bwabo bakayasobanukirwa, ariko ntibabyakire, abangaba nabo bazarimbuka. Ariko nibabyakira bazabona ubugingo buhoraho. Ariko uyu munsi none nibaramuka bakomeje kwibera mu kwirengagiza itegeko ry'Imana, bazasoza barimbutse.
uyu munsi wa none niyo mpamvu Imana igitanga amahirwe, Imana iracyatanga andi mahirwe yo kongera kugira ngo bongere babe ibiremwa bishya, bongere bamenye yuko bishe amategeko, twongere tumenye yuko twishe amategeko y'Imana. Niba twarishe amategeko y'Imana, twongere tugaruke ku rufatiro rw'ukuri, kandi urwo rufatiro uyu munsi wa none iyo umuntu yagosoresheje intaro, uyu munsi iyo hari ibintu byaguye hasi bizima, arongera akabitora akabisubiza hehe? Akabisubiza muri bya bindi byari byavuyemo. Uyu munsi imyanda barayijugunya. Uyu munsi reka nkubwire, niba wumvise ijambo ry'Imana, reka Imana iguhe kugira ngo iri jambo ribe iryawe, ribe nanjye iryanjye. Niki Imana yandikishije ijambo kugira ngo rituyobore, kandi nk'abagenzi bagana mu ijuru. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, umugenzi naho yaba ari umuswa ntazayiyoba. Hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo. Mbese ni ukubera iki Imana ivuga yuko ngo hazabaho inzira nyabagendwa? Iyo turebye muri Yesaya igice cya 38 umurongo waho wa 8, ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'abandi, abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Nshuti yanjye mukundwa, ndagira ngo nkubwire ngo Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Niba Yesu ari we nzira, ukuri n'ubugingo, ukabona utaranyura muri Yesu Kristo, ukabona hari undi muntu ushaka kunyuzaho ibyawe kugira ngo uzabone kugera mu ijuru, urimo urashaka kugera, ahubwo urimo urashaka kugerageza ibidashoboka, ongera uhindukirire Imana. Kandi Imana nuyihindukirira, Imana irakugirira neza. Ntabwo Imana imeze nk'umuntu ngo ivuge ngo ejo nakubabariye none. Imana ubwayo ni inyambabazi. Imana niyo mpamvu yatanze Yesu Kristo kugira ngo uyu muntu wacumuye ababarirwe. Imana niyo mpamvu uyu munsi wa none Adamu yacumuye, Imana ikamucungura. Adamu uyu munsi wa none Satani yari azi yuko Adamu kuko akoze icyaha apfuye, ariko barebye Satani akomeza kubona Adamu ari aho. Uyu munsi wa none nicyo kintu cyonyine cyabaye igihe abantu bari bazaniye Yesu umugore basambanye, baravuga bati amategeko hari icyo agena ku muntu wasambanye. Ariko Yesu arangije arebye mu mitima y'abantu bamumuzaniye, arangije arababwira ati ngaho namwe muri mwebwe udafite icyaha namutera ibuye. Yesu yaragiye, buri wese yandika icyaha cye, buri bose bagiye bahaguruka bagenda. Umugore aza kunamuka, ari kumwe nande? Ari kumwe na Yesu. N'uyu munsi wa none natwe, uyu munsi Yesu aramutse arondoye imitima yacu, Yesu aramutse atweretse ububi bwacu, twagakwiriye kuva imbere ya Yesu tukihana. Ariko Yesu arambwira ngo ntukongere gukora icyaha. Uyu munsi ntabwo twakongera gukora icyaha niba tumaze kumenya icyaha ari ubugome, kandi icyaha nicyo cyatumye Yesu Kristo apfura urupfu yapfuye, kandi urupfu rwari urw'umunyabyaha. Ariko kandi umunyabyaha n'ubundi utarihannye, uyu munyabyaha utarimo wihana, n'ubundi urupfu ruzamugeraho, kuko azahura n'urupfu rurenze urwo Yesu yapfuye, kuko Yesu yaje gupfa urupfu umunyabyaha yagombaga gupfa. Uyu munsi tubona yuko ibihembo by'abanyabyaha ni iki? Ni urupfu. Kandi urupfu ruvugwa ni urupfu rw'iteka ryose. Ntabwo urupfu ruvugwa ari rwa rundi uyu munsi rugereranywa n'ibitotsi igihe uyu munsi wa none nshobora gupfa, ariko nshobora gupfa mbikiwe ubugingo buhoraho. Ndakubwiye ngo uyu munsi dukwiriye gushaka ubugingo buhoraho, kuko nta kindi cyaruta ubugingo buhoraho. Mbese kuba ujya mu rusengero ujyayo kugira ngo bigende bite? Ese ujyayo kuko wambaye neza? Ese ujyayo kuko uri umuyobozi? Ese ujyayo kuko hari inshingano runaka ufite? Ese ujyayo kuko uri bubone amafaranga utahana? Ese ujyayo kuko hari ikindi? Nta kindi kintu cyakwiye kugutera umwete, ni ukumenya ko tugiye kugira guterana kwera, kandi uko guterana kwera tugasaba Imana kugira ngo yuzuze iteraniro ryacu, iryuzuzemo ibyanditswe byera, iryuzuzemo imitima yacu itaye yujurijwe n'ibyo dushaka. Dukwiriye gusenga cyane tukamenya icyo Imana idushakaho. Nshuti yanjye, ndagira ngo mbwire ngo amategeko y'Imana yahozeho na mbere y'uko isi igira gute iremwa. Nshuti,
Zaburi ya 11:8 haranditswe ngo uyu munsi iyi zaburi yanditswemo ngo iryo rikomerejwe guhamya iteka ryose, iri tegeko rikomeje guhamya iteka ryose, kandi iri tegeko ry'Imana ntirizahinduka. Amategeko y'Imana ntabwo ashobora gukurwaho. Uhereye kera nabamenyesheje ibyo wahamije yuko wabikomeje iteka ryose, nk'uko tubona muri Zaburi 119:152. Amategeko y'Uwiteka arahamye, kandi aya mategeko y'Uwiteka ubwo ahamye, ndagira nkubwire ngo niba amategeko y'Imana nk'urufatiro rw'ingoma y'ijuru, uyu munsi niba ureba mu mibereho yawe ukabona amategeko y'Imana ntuyakurikiza, ukabona amategeko y'Imana uracyayica uko wiboneye, ukabona amategeko y'Imana uracyayasiribanga, ndagira nkubwire ngo uyu munsi hari ahandi mahirwe, hari ahandi ubundi buryo. Isanga Yesu, kandi Yesu niwe ukwiriye kuba yatwuzuza n'Imana, kandi Yesu yaratubwiye ngo noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Ndagira nkubwire ngo nshuti yanjye mukundwa, kandi nshuti yanjye duhuriye kuri iyi platform, Uwiteka ashimirwe yuko muri iki gihe yatumenyesheje inzira, ngo hazabaho inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo. Ngiyo nzira abanduye imitima batazacamo. Reba umutima wanjye ndebe umutima wawe, reba umutima wawe nanjye ndebe umutima wanjye. Mbese iyi mitima yacu ntabwo imitima yacu yanduye? Mbese imitima yacu, mbese umutima wanjye utunganiye Imana? Umuririmbyi aravuga ngo shaka gutungana, jya uhora usenga. Shaka gutungana, tekereza Yesu. Ushaka gutungana, horana na Yesu. Ushaka gutungana, jya mu rwiherero ubane na Yesu. Nshuti yanjye ndagira nkubwire ngo dusoza uyu munsi, nk'uko Yesu yageragejwe na Satani mu butayu, kandi akamugeragereshwa amutegeye ku Mana, niko n'uyu munsi Satani arimo atega abagaragu b'Uwiteka bategeye ku Mana, kandi akabategera no ku ijambo ryayo. Ariko abagaragu b'Uwiteka bazajya basubiza Satani, handitswe ngo uyu munsi wa none ntabwo dukwiriye kugira amagambo menshi n'amarangamutima menshi, ahubwo dukwiriye kuba twaramenye ijambo ry'Imana, tukarirya rikaduhindukira umunezero. Twabonye neza umuntu witwa Yeremiya ngo yari amagambo y'Uwiteka yarayariye, ngo ageze mu nda ageze mu nda. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none amagambo y'Uwiteka ashobora kugusharirira, ariko biragusaba ngo usabe Imana kugira ngo amagambo y'Uwiteka uyumvire ku rugero bikwiriye, kandi Uwiteka aguhe kumenya ibye nk'uko biri, kandi Uwiteka aguhe kureba koko niba uzaba mu mugabane w'abatahajuru. Nta kintu cyiza nko kuzaba mu ijuru, nubwo abantu bakomeje kubona yuko ijuru ritariho, ariko ijuru ririho, kandi ubwami bw'Imana abantu bazabutaha. Kandi kuzataha ubwami bw'Imana ni ukwitegurira hano mu isi. Tubona ko ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Shyiramo imbaraga kandi utwarane, kandi usabe Imana kugira ngo ukomeze muri uru rugendo. Isaba Imana yuko utasigara mu nzira cyangwa ngo usigare ku nzira, ahubwo ukomeze ujye mbere. Niba waratangiye urugendo ukaba waraguye, uyu munsi wa none Imana nta irimo irashaka yuko wongera ugahaguruka ugakomeza. Niba waraguye, haguruka. Niba umuntu asitaye, arakomeza urugendo. Uyu munsi wa none Satani ashobora kuba yarakuriganije mu buryo bwinshi. Satani ashobora kuba yaraguteye mu buryo bwinshi, agatuma utakariza icyizere Imana, agatuma uyu munsi wa none ubona Imana nk'itari Imana y'inyambabazi. Ariko uyu munsi Imana ni inyambabazi, kandi Imana yiteguye kutubabarira. Imana yiteguye
gukora ikintu cyose cyatuma tuzabona ubugingo buhoraho. Ni nayo mpamvu yatanze Yesu Kristo kugira ngo iby'amategeko yasabaga Yesu Kristo byuzuze. Amategeko yasabaga umunyabyaha wishe itegeko, hagombaga kuva amaraso mu cyimbo cy'iryo tegeko. Amaraso atavuye ntabwo habaga kubabarirwa ibyaha. Uyu munsi Yesu yavuye amaraso kugira ngo twebwe tubabarirwe ibyaha. Mbese nshuti yanjye, mbese twakwibwira dute amategeko y'Imana? Twayakurikiza gute tutaramara kwakira Kristo? Reka twakire Kristo, kandi nitwakira Kristo azatubasha no gukurikiza amategeko y'Imana, kandi amategeko y'Imana ntarushya. Reka nkubwire ngo Imana y'amahoro, Imana Data wa twese, Imana Umwana, Imana Mwuka Wera, iyi Mana yatanze byose kugira ngo umunyabyaha acungurwe. Iyi Mana iba ariyo iguha agakiza kayo, kandi njye nawe iduha agakiza, kandi agakiza n'akabaremwe bose, kandi abaremwe bose bifuza kwakira agakiza bazakabona. Ndeka nkubwire, Mose igihe Abisirayeli baribwaga n'inzoka mu butayu, Mose yabwiwe gucura inzoka kugira ngo umuntu wese uyirebaho akire, ariko abantu benshi bapfiriye aho ngaho. Abantu banze kubura amaso ngo barebe hejuru gusa babeho. N'uyu munsi abantu Yesu yarabwiye ngo nimanukwa hejuru y'isi, nimanukwa hagati y'isi n'ijuru, nzireherezaho abantu bose. Yesu uyu munsi ntabwo abantu bariho bashaka kumurebaho ngo babeho. Uyu munsi Yesu arimo arashaka yuko njye nawe twamurebaho kugira ngo tubashe kubona agakiza. Reba Yesu ubone kubaho. Shaka Yesu bigishoboka akabonwa, kandi tumwambaze bigishoboka. Uyu munsi hari igihe bitazaba bigishoboka yuko twakwambaza Yesu, ahubwo bikaba bishoboka yuko umuntu agomba kuba yaramaze kwakira Yesu, noneho Yesu ari umuzi, Yesu akaba ari umubitsi ikamba ry'ubugingo. Mbese waba wifuza kuzambikwa ikamba ry'ubugingo? Niryo sengesho ryanjye ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Akoze Mana yacu, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye cyane amahirwe watumenyesheje yo kugira ngo tumenye inzira yawe. Inzira yawe irahera, kandi ahera ntabwo hagerwa n'umunyacyaha. Utubabarire gukiranirwa kwacu kose kugira ngo tuzabashe kunyura muri iyi nzira, kandi Mwami Imana uduhe kwezwa, kuko utegereje batazabasha kureba mu maso hawe. Twezwe n'amaraso ya Yesu Kristo yamenye ku musaraba i Karuvari. Nicyo nsabira umuntu wese, nanjye nisabira kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amena.